Hobbs and Shaw ni imwe muri filime zigaragaza iterambere ry'uruganda rwa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ikoranabuhanga rigaragara muri iyi filime ndetse n'amafaranga menshi iyi filime yinjije n'uburyo yakunzwe ku ruhando mpuzamahanga. Ni filime igaragaramo abakinnyi batatu b'ibyamamare: Dwayne Johnson wamamaye nka The Rock, Jason Statham wamamaye nka Transporter ndetse n'icyamamare muri sinema Idris Elba. Ni filime yinjije akayabo k'amafaranga menshi cyane ndetse ikaba irimo ikoranabuhanga ridasanzwe. Yakozwe n'abakoze indi filime yakunzwe cyane yitwa Fast and Furious. Uyu munsi reka turebera hamwe kuri buri character yagaragariye muri iyi filime ndetse n'amafaranga iyi filime yinjije n'uburyo iyi filime wayigiramo amasomo 5 y'ingenzi y'ubuzima. Naguhaye ikaze. Njye nitwa Mr Sam, utarakora subscribe kuri Mukire Entertainment. Uyu mwanya wo gukora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo cyawe muri comment. Hobbs and Shaw ni filime yakozwe n'abanyamerika mwaka wa 2019. Akaba ari filime yayobowe n'uwitwa David Leitch. Akaba ari filime ingana n'amasaha 2 n'iminota 17. Inkuru nyamukuru ishingiyeho iyi filime igaragaza ko haba hari icyorezo cyakozwe, icyorezo gikomoka ku binyabuzima kiba cyarakozwe n'abahanga muri laboratoire ndetse n'ibinyabutabire. Iki cyorezo kiba cyarakozwe kugira ngo kizarimbure isi. Isi isigaraho abantu bitwa aba superhuman, ni ukuvuga ngo isi izasigaraho abantu bikoranabuhanga bitewe n'iki cyorezo. Abandi bose bazicwa n'iki cyorezo cyangwa se iyi virusi. Iyi virusi mbere yuko igera mu bantu haba hari abasirikare babiri bakora mu mpande zitandukanye b'abanzi, ariko bagategekwa kuza gutabara isi binyuze mu kurinda ko iyi virusi yakwirakwizwa n'abo bagize ba nabi baba bayifite kugira ngo izagere mu bantu irimbure isi. Abo bakinnyi harimo uw'umunyamerika w'umunyamategeko ndetse n'undi uba yarahoze mu gisirikare gikomeye cyane cy'Abongereza. Aba main character muri iyi filime, uwitwa Luke Hobbs niwe wakinye role ya Dwayne Johnson. Dwayne Johnson niwe wakinye yitwa Luke Hobbs muri iyi filime. Dwayne Johnson akaba ari umudipolomate w'umunyamerika wakoze mu nzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba akina nk'umuntu ukomeye cyane ndetse ufite na discipline, afite imbaraga z'umubiri ndetse n'imirwanire idasanzwe. Jason Statham niwe wakinye yitwa Deckard Shaw. Jason Statham aba yarahuze muri Special Force y'Abongereza, akaba akina ari nk'umukinnyi w'umuhanga ndetse udasanzwe mu bijyanye no kurwana. Akaba ari n'umukinnyi ukina muharanira icyiza kugira ngo nawe afatanye n'uwitwa Luke Hobbs. Uvuga ngo Luke Hobbs ndetse na Deckard Shaw aribo Dwayne Johnson na Jason Statham nibo bagamije gutabara isi mu kurwanya ko icyo cyorezo cyangwa se iyo virusi y'ibinyabuzima yagera mu bantu. Hanyuma iyo virusi ikaba iri mu wundi mukobwa nawe w'icyamamare witwa Hate Shaw, nawe akaba ariwe ukina nk'umu agent wari ufite iyo virusi. Uyu mukobwa yiteramo iyo virusi mu mubiri we kugira ngo abo bagizi ba nabi batayikwirakwiza mu bantu ku isi. Uyu mukobwa akina nk'intwanyi idasanzwe ndetse afite n'ubwenge budasanzwe. Akaba akina nk'umuntu wahoze mu butasi bw'Abongereza cyangwa se mu gisirikare cy'ubutasi bw'Abongereza MI6. Hakazamo ikindi cyamamare Bryson Roy ari wakinye nka role ya Idris Elba. Idris Elba niwe uba uri chef w'abo bagizi ba nabi baba bashaka ko iyo virusi ikwirakwira ku isi kugira ngo babashe kuba barimbura abatuye isi bose, hanyuma ku isi hasigare abantu bake cyane baba superhuman nyuma yuko abandi b'abanyantege bose bapfuye bishwe n'iyo virusi. Ariko uyu mukobwa akaza kuyiteramo, uyu mukobwa bita Hate Shaw akiteramo iyo virusi aho kugira ngo ikwirakwire mu bantu. Amafaranga yashowe muri iyi filime, iyi filime yashowemo amafaranga agera kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari filime yinjije amafaranga menshi cyane, dore ko hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada iyi filime yahinjije amafaranga agera kuri miliyoni 174. Ni ukuvuga ngo filime yashowemo miliyoni 200 z'amadolari, ariko mu kwinjiza hagati ya Canada na Amerika bahinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 174. Bivuze ko hafi amafaranga yose yashowe muri iyi filime yagarutse binyuze mu bihugu bibiri byonyine gusa ku isi. Ku ruhando mpuzamahanga iyi filime yarakunzwe, dore ko yahise yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 586. Bivuze ko iyi filime yose yinjije amafaranga agera kuri miliyoni 760 kandi yarashowemo miliyoni 200 gusa. Ni filime yinjije amafaranga menshi cyane. Ni gute iyi filime yakwirakwiye ndetse igakundwa ku ruhando mpuzamahanga? Iyi filime yarakunzwe bitewe n'ubuhangange aba bagabo bombi bagaragaza, uwitwa Hobbs and Shaw cyangwa se The Rock na Dwayne Johnson
bwo gukina neza, gutwara imodoka neza cyane mu buhanga budasanzwe, ndetse na scene zidasanzwe zo gutwara imodoka, ndetse n'icyamamare Idris Elba nawe agaragarana ubuhanga budasanzwe mu gutwara moto iba ifite ikoranabuhanga, aho iyo moto imukurikira aho agiye hose. Ni filime yakozwe n'abakoze Fast and Furious ku rwego rw'uko igaragaramo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ryo gutwara amamodoka ku rwego rudasanzwe. Iyi filime rero akaba ari filime yinjije amafaranga menshi cyane nk'uko twabibonye, ndetse akaba ari na filime igaragaza ubuhangange bw'iterambere rya sinema y'Abanyamerika. Amasomo 5 wakwigira muri iyi filime. Isomo rya mbere, Teamwork beats rivalry. Ni filime igaragaza ubufatanye budasanzwe, aho Hobbs and Shaw cyangwa se Jason Statham na The Rock baba ari abanzi mu buzima busanzwe bitewe na misiyo nyinshi baba barahuriyemo mbere y'uko bahurira kuri iyi misiyo yo gutabara isi, ariko bakaza kwishyira hamwe kugira ngo babashe kuba batabara isi birengagije urwango bari bafatanya hagati yabo, bagakorana nk'ikipe kugira ngo babashe kuba batabara isi mu kurinda ko iyi virusi ikwirakwira mu bantu batuye isi. Indi nama ya kabiri, strength is not just physical. Bitewe n'umubiri The Rock agaragarana n'ibigango bidasanzwe, agaragara nk'umuntu ufite umubiri udasanzwe, ariko nyine ngo mu mutwe ngo ntabwo bakora neza cyane nk'uko uwitwa Deckard Shaw cyangwa se Jason Statham agenda abimuserereza. Ni filime igaragaramo uduseni tumeze nk'urwenya, aho abagabo bombi baba baserezanya, umwe asereza undi bitewe ngo n'imitekerereze ye, ndetse undi akaba ari mugabo nawe uba sereza undi bitewe no kuba umutwe we utagira umusatsi. Ni ukuvuga ngo iyi filime igiye irimo uduseni twinshi cyane dusekeje bitewe n'ukuntu abo bagabo bombi baba basererezanya ndetse bagaragarazanya urwango mbere y'uko bahurira kuri iyi misiyo yo gutabara isi. Indi nama ya gatatu wakwigira muri iyi filime, family is everything. Ni ukuvuga ngo Hobbs ari we The Rock aba afite umuryango, ndetse yita ku muryango we kugira ngo yirinde ko iyi virusi yabasha kuba yakwirakwira ku isi. Hanyuma uwitwa Deckard Shaw ari ukinnye nka Jason Statham cyangwa se Transporter, wa mukobwa witiyemo virusi uhuza mu gisirikare cy'Abongereza MI6, aba ari mushiki wa Deckard Shaw, niwe ubasha kuba yamufasha nyine kugira ngo iyo virusi aho kugira ngo nawe abashe kuba yapfana iyo virusi, bakamutabara iyo virusi ikaza kumuvamo bitabaye ngombwa ko nawe abasha kuba yahasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo uwitwa Deckard Shaw abasha kuba yatabara mushiki we bitewe no kurwanya ko iyo virusi yagira mu bantu, ndetse agatuma iyi virusi itagira mu bantu, agatabara na mushiki we nk'inama yo kuba nyine umuryango waza imbere y'ibindi byose. Inama ya kane rero, technology can be dangerous. Cyangwa se ikoranabuhanga rishobora kuba ryakoreshwa nabi bikabasha kuba ryaba icyorezo cyangwa se rikagira ingaruka nyinshi zidasanzwe. Uwitwa Brickson cyangwa se Idris Elba niwe ubuhagarariye abantu baba bashaka kurimbura isi binyuze muri iyi virusi y'icyorezo. Uyu mugabo rero kuba akoresha ikoranabuhanga nabi ni isomo rigaragaza ko nyine mu gihe ikoranabuhanga ridakoreshejwe neza rishobora kuba ryarimbura abatuye isi. Isomo rya gatanu, adaptability wins battles. Ngo iyi filime igaragazamo gukomera kudasanzwe kw'aba bagabo bombi, ndetse no kuba bashyira hamwe kugira ngo babashe kuba bahangana na buri kimwe. Ko muri scene ya nyuma iyi filime igaragaramo ikoranabuhanga ridasanzwe, aho uwitwa mukuru wa The Rock abasha kuba yakora imashini idasanzwe ikabasha kuba yakuramo iyi virusi wa mukobwa baba yiteyemo, bityo nyine iyo virusi bakayisigarana mbere y'uko ibasha kuba yagera mu bantu. Hobbs and Shaw ni filime nziza cyane igaragaramo scene zirimo ikoranabuhanga ridasanzwe, ikagaragaramo scene zifite uburyo zisekejemo ndetse na scene zifite inyigisho. Ni filime wareba niba utarayireba, kuko ni filime irimo ikoranabuhanga ndetse n'amasomo wayigiramo. Ibindi tumaze kurebera hamwe muri iki kiganiro, ibyo wumva tutavuzeho nabyo wabikwandikira muri comment kugira ngo nabyo tuzabigarukeho mu bindi biganiro biri imbere bivuga kuri filime zagiye zikundwa ndetse zigahindura n'amateka ya sinema ku ruhando mpuzamahanga. Ndabashimiye cyane. Ryitwa Mr. Sam.